Uruzi ko se hari uburyo ushobora kuba wakwivura stress wifashishije intoki zikiganza cyawe cyonyine gusa ukaba wakwivura stress bitabaye ngombwa ngo ube wajya kwa muganga cyangwa se ngo ube wakwegera undi mujyanama wese uri hafi yawe, ariko ukaba wabyikorera wowe ubwawe. Ubundi stress ni imwe mu buryo ki umuntu ashobora kuba yagira akazi kenshi cyane bikaba byamuviramo ingaruka zo kuba yakumva atameze neza mu mutwe wiwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose bikaba biterwa nuko yaba afite umujinya, agahinda, ubwo bwo atuje ibintu neza, byose bikaba byamutera stress muri rusange. Ubundi bavuga ko stress iterwa nuko umuntu aba afite ibintu byinshi aba yakoze mu magambo make, n'iki byo bisobanuro bya stress. Ikindi kandi stress igira ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye ku buzima bwa muntu, birimo nk'umutima, indwara z'umutima ndetse na diabete, aho umuntu ashobora kuba yagira stress bikaba byamuviramo kuba yarwara diabete, izo ndwara z'umutima. Hari n'ubundi buryo ki bwari busanzwe ushobora kuba wakwivura stress mu buryo busanzwe rwose bwari buhari, harimo nko gukora siporo ngororamubiri, gukora meditation, ukaba wakwicara wowe ubwawe ukaba wakwikora meditation ukitekerezaho, ubwose byagufasha kuba wakwivura stress. Ubundi buryo bwari busanzwe bwo buzwi ko ushobora kuba wakwivura stress ni uburyo ki ushobora kuba wakwicara ugasoma udutabo, by'umwihariko tuno dutabo tw'abana batoya bo mu mashuri matoya, ukaba wakwivura stress muri ubwo buryo. Ubundi buryo bwari busanzwe buzi nuko ushobora kuba wakumva indirimbo usanzwe yumva nyine ziryoheye amatwi, ukaba wakwicara ukazumva neza, bikaba byagufasha kuba kwirinda stress cyangwa se kuba wayigabanya mu mutwe wawe. Kuri uno munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe se uburyo ki ushobora kuba wakwikuramo stress ukaba wazigabanya mu mutwe wawe wifashishije intoki z'ikiganza cyawe, uburyo ki bwamaje kuba bwavumburwa benshi batazi. Ndakuze gusaba rero kuba wageze kino kiganiro ku musozo, kuko turi buhere ku rutoki rwa gatanu rwitwa igikumwe, tuza kuba twamanuka ku rutoki ruto ari rwo bita agahera. Nguhaye ikaze rero, uyu ni umuyoboro bagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Iyi ni Nayo entertainment, njye muri kumva ni Mr. Fuji. Nguhaye ikaze, kora subscribe dukomeze tubane ndetse uze kuba wakwandika muri comment. Mbere yuko dukomeza ho gato, reka mbanze nkubwira amateka y'uburyo kino tekinike yaje kuva yavumburwa n'umwaka byavumbuyemo. Ubundi bivumburwa byavuye mu mwaka 1900 ndetse bije kuba byavumburwa n'umwe mu nyaze cyangwa se ukomoka ku mugabane waza akaba yari umunyeshuri bitaga juro morai. Uyu nguyu rero yaje kuba yabivumbura muri uwo mwaka w'1900 ndetse bize kuba byagenda bikwirakwizwa n'umunyamerika, yaje kuba byagenda bikwirakwiza muri Amerika nyine wo bita Mary Monster, akaba yari we waje kuba byagenda bikwirakwiza ndetse bize kuba byagenda bigera ku yindi migabane igiye itandukanye. Tudatinze rero reka dukomeze ku igikumwe rero iyo ushaka kuba wakwivura ingaruka za stress zirimo nko gushidikanya ibintu, fata kino gikumwe ukagenda ugikuba gake byibuze igihe kingana n'iminota 5. Ibyo bifasha kuba byakwirinda ubwonko bwawe ku bintu iyo mukora byerekeranye no kuba washidikanya mu ngaruka ziba zatewe na stress. Urumva ko igikumwe rero gishobora kuba cyagufasha ibyo bintu byerekeranye no kuba wakora ibintu uri gushidikanya. Urundi rutoki rero n'urutoki rwitwa isongara, akaba ari urutoki ruzwiho cyane kuba rwitwa rukurikira igikumwe. Runo rutoki rero cyo rugufasha no kuba wagira mu gihe waba ufite ubwoba bitewe nuko waba ufite stress mu bwonko bwawe. Runo rutoki rero ugende narwo urukuba gake ndetse by'umwihariko gahoro nyine byibuze ugiye kingana n'iminota 5. Bikaba byagufasha rero kuba wagenda bigabanya ubwoba bwawe wifitemo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, nyine bifasha kuba watuma utari fresh mu bwonko bwawe byerekeranye uko waba ufite ubwoba watewe na stress. Noneho urundi rutoki n'urutoki bita musumba zose, n'urutoki rero rukaba narwo y'urwifashishije ugenda urukuba gake igihe kingana n'iminota 5. Ushobora kuba wakwivura igihe umujinya nyine ukwishe bitewe nuko wagize stress zigiye zitandukanye, bikaba byagufasha kugabanya umujinya ndetse bikaba byawurinda nyine mu gihe kingana byibuze n'iyo minota 5 igihe wafashe nyine uri kubikora, bikaba byagufasha ko wabyirinda mu bwonko bwawe. Urundi rutoki rero ruzwiho kuba rushobora kuba rwagufasha kuma wakwirinda ingaruka za stress ndetse n'ibindi byose watewe na stress, n'urutoki rubanziriza agahera. Urumura ruzi cyane rwose ko ari urutoki ruzwiho kuba rwaba rukura nyine ari rukuru kurusha agahera. Uru rutoki rero akaba rwagufasha kuba rwagenda wivura agahinda, umubabaro ndetse n'ibindi mu gihe wagiye urumasa gake cyangwa se gato nyine, bikaba byagufasha kuba wakwirinda agahinda, umubabaro. Ibyo byose bikaba biterwa nuko nyine wagiye uhura na stress nyinshi zitandukanye mu byo wagiye ukora. Urundi
urutoki rero rushobora kuba rwagufasha n'urutoki rusigaye nyine ari narwo rwa nyuma ruzwi nk'agahera. Urutoki rero ruzwiho kuba igihe waba ufite ibintu bigiye bitandukanye byatumye nyine ugira nko kuba wagarura icyizere cyangwa se wakwitakaraza icyizere, bikaba rwagufasha rero mu gihe wagende urukorora massage igihe kingana nacyo iminota 5 ugenda urukora massage, bikaba byagufasha kuba kwigarura icyizere mu gihe wari watakaje icyizere. Urumva ko runo rutoki rw'agahera rubashije kuba rwaba urutoki rwiza cyane, kuko ni zimwe mu rutoki rwose ruzwiho kuba ari rutoya kurusha izindi muri zino ntoki zose zigize ikiganza. Ndetse n'urutoki abenshi ntabwo bashobora kuba baruha akamaro kanini cyane. Urumva ko ibintu byerekeranye no kuba wagira icyo runo rutoki rwagufasha. Soza nkuko byumvishe zino ntoki zose icyo zihuriye nuko ushobora kuba wafata byibuza iminota igera kuri 5 ukagenda uzimasa cyangwa uzikorera massage nyine byibuza iminota 5, bikaba byagufasha kuba wagenda ubasha kuba wagenda ukora byinshi bigiye bitandukanye. Nkuko nimaze kugenda bikubwira nkuko gahera ubasha kuba byagufasha kuba wagarura icyizere wari witakarije mu gihe wumva ufite agahinda, umubabaro, ushobora kuba wakora massage urutoki rukurikira agahera cyangwa se rukuru ku gahera nyine, bikaba byagufasha kuba wakwivana agahinda cyangwa se umubabaro. Urutoki rundi naje kuba nababwira rero genda mbibibutsa mwo gake gake n'urutoki rwa musumba zose. Runguru rugufasha kuba wagira gutya ukaba wakwirinda icyo cyerekinye n'umujinya. Uruva ko ari urutoki rufite akamaro kanini nago. Urundi rutoki rero naje kuba nababwira n'urutoki bita isonga. Runguru rero urutoki rufasha kuba wakwivura ubwoba. Runo rutoki barwita runo rutoki ruzwiho kuba rukurikira igikumwe. Urumva ko narwo rufite akamaro gakomeye. Urundi rutoki rero ari narwo twahereyeho n'urutoki bita urundi rutoki rero n'urutoki rwitwa igikumwe. Urutoki ruzwiho kuba rwagenda rugufasha mu bintu waba ufite ugenda ushidikanya bitewe nuko wagiye ugira stress nyinshi zigiye zitandukanye. Ndagushima rero kubugeje kino kiganiro ku musozo. Njye wumvaga yari Mr. Ifuje ini niyo entertainment. Ndagusaba ko wakora subscribe ndetse wandika muri comment kuba wumvisha bino biganiro byacu, ndetse ukuze kuba wakora nicyo bise like ndetse ukore kuri subscribe. Njye ukumva ni Mr. Ifuje.